Inshuti bakundwa, tubibutse ko dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 30 ukwizera kuzima. Abantu benshi bashaka ubutungane bwo mu mutima bataryarya kandi bagashaka no kwera k'ubugingo, basa n'abahagaritse umutima kandi bacitse intege. Bahora birebaho kandi bakaganyishwa no ko babuze kwizera. Kandi bitewe nuko badafite kwizera, bumva badashobora gusaba guhabwa umugisha w'Imana. Bene aba bantu bitiranya ukwizera nuko biyumva. Barenze amaso yabo ntibabone uko kwizeranya kuri koroheje, bityo bakizanira umwijima w'icuraburindi ku bugingo bwabo. Bakwiriye guhindura kwerekeza intekerezo zabo kuri bo ubwabo, ahubwo bakazerekeza ku mbabazi no kugira neza kw'Imana, kandi bakibutsa amasezerano yayo, bityo bakizera ko Imana izasohoza ibyo yavuze. Ntabwo tugomba kwiringira ukwizera kwacu, ahubwo tugomba kwiringira amasezerano y'Imana. Iyo twihanye uko twishe amategeko y'Imana mu gihe cyashize, maze tukiyemeza kuyumvira mu gihe kiri imbere yacu, tuba dukwiriye kwizera ko ku bwa Kristo Imana itwemera ikatwakira ndetse ikatubabarira ibyaha byacu. Rimwe na rimwe umwijima no gucika intege bizaza mu bugingo bwacu, kandi bitwibasire bishaka kudutsinda, ariko ntidukwiriye kureka ibyiringiro byacu. Tugomba gukomeza guhanga amaso Yesu, twaba hari uko twiyumva cyangwa ntako twiyumva. Dukwiriye gushaka ko dusohoza inshingano yose tuzi dukiranutse, kandi nyuma yaho tugashikama mu masezerano y'Imana dutuje. Ntukishingikirize ku kuntu wiyumva. Inshuro nyinshi kwiyumva ko tudakwiriye ndetse nta gaciro dufite bizatera ubwoba ubugingo bwacu. Ariko ibisigamye cy'uko kuri twe Imana yaba yarahindutse, cyangwa natwe tube twarahindutse kuri yo. Nta muhati ukwiriye gukoreshwa kugira ngo intekerezo zizirikwe ku marangamutima. Uyu munsi dushobora kutumva dufite amahoro n'ibyishimo nk'ibyo twumvaga dufite ejo hashize, ariko kubwo kwizera dushobora gufata ikiganza cya Kristo kandi tukamwiringira twaba turi mu mwijima w'icuraburindi cyangwa mu mucyo w'itangaza. Satani ashobora kukongorera ati, uri umunyabyaha ruharwa ku buryo Kristo atagukiza. Nubwo usobanukiye ko uri umunyacyaha rwose kandi kudakwiriye, ushobora kubwira umushukanyi mu ijwi rirengutse, kubw'igitambo natangiwe mpamya ko Kristo ari umukiza wanjye. Ntabwo niringa ibyo njye ubwanjye nakoze, ahubwo niringiye amasezerano, amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu, kuko ari yanyeze. Ubu ubugingo bwanjye bw'impezamajyo mbushyize muri Kristo. Ubuzima bwa Gikristo bugomba kuba ubuzima burangwa n'ukwizera guhoraho kandi kuzima. Ukwiringira kutadohoka no kwishingikiriza kuri Kristo nta gukebakeba bizazanira ubugingo amahoro n'ibyiringiro. Ntugacike intege. Ntugacike intege bitewe n'uko umutima wawe umeze nk'aho unangiye. Inzitizi yose ndetse n'umwanzi wose ukwibasira mu mutima nta kindi bikora uretse kukongerera gukenera Kristo. Kristo yaje gukuraho umutima ukomeye nk'ibuye, maze akaguha umutima woroshye. Muhanga amaso kugira ngo aguhe imbaraga zidasanzwe zo gutsinda amafuti yawe adasanzwe. Igihe usakijwe n'ibigeragezo, rwanya ibyongorero bibi, maze ubwire umutima wawe uti, nabasha nte gusuzugura umucunguzi wanjye? Namaze kwiyegurira Kristo, ntabwo nshobora gukora imirimo ya Satani. Takira umukiza ugukunda kugira ngo agufashe gutsemba ikigirwamana cyose no gukuraho icyaha cyose kikwizingiraho. Reka amaso yo kwizera arebe Yesu ahagaze imbere y'intebe y'ubwami ya Data wa twese, aho Yesu agusabira yerekana ibiganza birimo inkovu. Izere ko uhabwa imbaraga binyuze mu mukiza wawe uhebuje. Gutumbira Kristo. Kubwo kwizera tumbira amakamba azambikwa abazanesha. Tega amatwi indirimbo y'agahebuzo y'abacunguwe baririmba bavuga bati, ukwiriye icyubahiro no guhimbazwa ni umwana w'intama watambwe kandi waducungiye ngo tuba ab'Imana. Shishikarira kubona uko izo ndirimbo n'ayo makamba ari iby'ukuri. Stefano ariwe mukristo wa mbere wishwe aho kwizera kwe, ubwo yari mu rugamba rukomeye ahanganye n'ibinyabutware n'abanyabushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yaratatse ati,
dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Yahishuriwe umukiza w'isi, maze amubona ari mu ijuru areba ku isi amwitegereza amwitayeho cyane. Bityo umucyo urabagirana mu maso ha Kristo umurika kuri Stefano, ufite kurabagirana ku buryo n'abanzi be ubwabo babonye mu maso he harabagirana nk'aho umumarayika. Iyo abatwemereraga intekerezo zacu kurushaho gutekereza kuri Kristo ndetse n'ijuru, twagira imbaraga ikomeye dusunika ndetse n'inkunga bidufasha mu kurwana urugamba rw'umwami. Uko tuzatumbira ubwiza burabagirana bw'iriya si irushaho kuba nziza tugiye kuzaturamo bidatinze, ukwibana no gukunda isi bizatakaza imbaraga zabyo. Tugereranyije n'igikundiro cya Kristo, ibitureshya byose byo kuri iyi si bizasigara ari iby'agaciro gake. Guhindura iby'intekerezo zamenyereye. Ni mutyo he kugira umuntu n'umwe utekereza ko ashobora kugira ibyiringiro by'urukundo rw'Imana adakoresha umuhati udatezuka. Igihe intekerezo zagiye zemererwa gutinda ku by'isi gusa igihe kirekire, usanga guhindura ibyo zamenyereye bikomera cyane. Iby'amaso abona kenshi n'ibyo amatwi yumva kenshi nibyo bidutwara, kandi akaba ari byo twerekezaho umutima. Ariko niba tuzinjira mu murwa w'Imana kandi tukareba Yesu mu bwiza, tugomba kwimenyereza kumutumbira tumuhanze amaso yo kwizera tukiri hano ku isi. Amagambo n'imico bya Kristo bikwiriye kenshi na kenshi guhora mu bitekerezo byacu no mu biganiro byacu, kandi rimwe na rimwe umunsi wose ukwiriye by'umwihariko kwegurirwa gusenga dutekereza kuri izo nsanganyamatsiko zera. Kwezwa ni umurimo wa buri munsi. Kwezwa ni umurimo wa buri munsi. Ntihakagira abishuka bizera ko Imana izababarira kandi ikabaha umugisha mu gihe bicara rimwe mu mategeko yayo. Gukora icyaha kimwe kizwi kandi kigambiriwe bicecekesha ijwi rihamya ry'Umwuka Wera, kandi bigatandukanya umuntu n'Imana. Uko umuntu yakumva yaratwawe kose mu by'idini, ntabwo Yesu ashobora gutura mu mutima usuzugura amategeko y'Imana. Imana izubahisha abayubaha bonyine. Ntimuzi yuko wamwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Abaroma igice cya 6 umurongo wa 16. Iyo duhaye intebe umujinya, kurarikira, kwifuza, urwango, kwikanyiza cyangwa ikindi cyaha icyo ari cyo cyose, duhinduka imbata z'icyaha. Ntawe ukeza abami babiri. Iyo turi imbata z'icyaha ntidushobora gukorera Kristo. Umukristo azumva imbaraga zimukururira mu cyaha, kuko umubiri wifuza iby'umwuka yanga, ariko umwuka uhanganye n'umubiri kandi uhora ku rugamba rudacogora. Aha niho tuba dukeneye gufashwa na Kristo. Intege nke za muntu zingana imbaraga z'Imana, maze ukwizera kugatera umuntu kuvuga ati, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 57. Niba dushaka gukuza imico Imana ishobora kwemera, tugomba kugira ingeso zitunganye mu mibereho yacu y'iby'idini. Gusenga buri munsi ni ingenzi kugira ngo dukurire mu buntu, ndetse no ku mibereho y'iby'umwuka ubwayo. Gusenga buri munsi ni ingenzi nk'uko dukenera ibyo kurya kugira ngo tumererwe neza mu mubiri. Dukwiriye kwimenyereza guhora twerekeza ibitekerezo byacu ku Mana mu isengesho. Niba intekerezo zikomwe hirya no hino, tugomba kuzigarura. Kubw'umuhati udacogora, amaherezo akamenyero kazatuma kugarura intekerezo byoroha. Ntabwo dushobora gutandukana na Kristo n'akanya na gato ngo tube amahoro. Kristo ashobora kuba iruhande rwacu akadufasha mu ntambwe yose dutera, ariko ibyo bishoboka gusa kubwo kubahiriza ibyangombwa Kristo ubwe yashyizeho. Iyobokamana rigira umurimo w'ingenzi. Iyobokamana rigomba kugirwa umurimo w'ingenzi mu buzima. Ibindi bintu byose bigomba kuza bikurikiye iki. Imbaraga zacu zose z'ubugingo, umubiri n'umwuka, zigomba gukoreshwa mu rugamba rwa Gikristo. Tugomba guhanga amaso Kristo kugira ngo aduhe imbaraga n'ubuntu, kandi tuzagera ku ntsinzi rwose kuko Kristo yadupfiriye.
tugomba kwegera umusaraba wa Kristo. Kwihanira munsi y'umusaraba ni ryo somo rya mbere ritanga amahoro tugomba kwiga. Ninde wasobanukirwa urukundo rwa Kristo? Ni urukundo rwuje neza no kwiyanga bitagerwa birenze urukundo umubyeyi akunda umwana we. Niba tuzi agaciro k'ubugingo bw'umuntu, tugomba kureba ku musaraba dufite ukwizera kuzima, bityo tugatangira kwiga isomo rizaba inyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu bihe bidashira. Agaciro k'igihe cyacu n'impano zacu gashobora kugenwa hashingiwe gusa ku gukomera kw'inshungu yatanzwe kugira ngo ducungurwe. Mbega uburyo tuba indashima ku Mana igihe tuyambura ibyayo kubwo kuyima urukundo rwacu kandi tukanga no kuyikorera. Mbese biradukomereye cyane kwiha uwatanze byose ku bwacu. Mbese twahitamo gukunda isi tukayirutisha icyubahiro cyo kudapfa, icyo Kristo atanga agira ati, unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicara na Data ku ntebe ye. Kwezwa ni imibereho ikomeza. Kwezwa ni umurimo ukomeza. Intambwe zikurikirana dutera zashyizwe imbere yacu mu magambo y'intumwa Petero agira ati, ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa inkumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no guturanywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizaba rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 8 n'umurongo wa 10 n'uwa 11. Aha hari inzira dushobora kunyuramo tukamenya tudashidikanya ko tutazigera tugwa. Abantu bakora batyo muri gahunda yo kugenda bongerwa ubuntu bwa Kristo bafite ibyiringiro by'uko Imana ifite umugambi wo kubongerera impano z'umwuka wayo. Petero abwira abamaze guhabwa ukwizera nk'uko agaciro kenshi ati, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe kubwo kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Kubw'ubuntu bw'Imana abantu bose bazabishaka bazazamuka ingazi zirabagirana bava ku isi bagana mu ijuru, kandi amaherezo bazinjira mu marembo y'umurwa w'Imana baririmba indirimbo kandi bafite ibyishimo bitazashira. Akamaro k'ibigeragezo. Ibigeragezo bibaho mu buzima ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikure kudatungana no guhumana kose mu mico yacu. Uko ibigeragezo bituramvura, bigakwaza, bikababaza kandi bikanogereza, ni inzira ibabaza kandi kunyuzwa muri urwo ruganda birakomeye. Ariko ibuye riva muri urwo ruganda riteguriye gukwira mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Nta gikoresho cy'imbura mu umwami wacu akorera bene uwo murimo witondewe. Amabuye y'agaciro niyo yonyine atunganywa hakurikije urugero rw'ingoro ya cyane. Imbaraga zituruka hiherereye. Muri iki gihe abantu bajya hihereye isumba byose, bakajya mu gicucu cy'ishobora byose, bityo bakahamara igihe runaka, maze umusaruro uvamo ukagaragarira mu bikorwa byiza bitagereranywa. Ariko nyuma y'igihe ukwizera kwabo kuracogora, maze kwa gusabana n'Imana kugahagarara, bityo wa murimo bakoraga ukangirika. Nyamara ubuzima bwa Yesu bwari ubuzima burangwa no guhora yiringiye, bugakomezwa no guhorana umushyikirano uzira kido byari afitanye na Se, bityo umurimo yakoreraga ijuru n'isi ntiwigeze ugwabira cyangwa ngo ubemo. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 31 kunga ubumwe na Kristo. Ubumwe na Kristo bushingiye ku kubeshwaho no kwizera buraramba, ariko ubundi bumwe bwo bugomba gusenyuka. Kristo yabanje kudutoranya, yishyura igiciro kitagerwa kugira ngo aducungure, kandi umwizera nyakuri nawe agira Kristo nyambere muri byose.
ariko ubumwe hari icyo budusaba. Ni ubumwe bushingiye ku kwishingikiriza ku Mana burundu, umuntu w'umwibone agomba kwinjiramo. Abantu bose binjira muri ubu bumwe bagomba kumva ko bakeneye amaraso yeze ya Kristo. Bagomba guhinduka mu mutima. Bagomba kwegurira ubushake bwabo mu bushake bw'Imana. Hazabaho urugamba kubwo guhangana n'imbogamizi z'imbere n'iz'inyuma. Hagomba kubaho umurimo ubabaza wo kwitandukanya n'isi, kimwe n'uwo komatana na Kristo. Ubwibone, kwikanyiza, kwifuza no kwifatanya n'isi n'ibyaha by'uburyo bwose bigomba kuneshwa niba dushaka kunga ubumwe na Kristo. Impamvu ituma abantu benshi babona ko imibereho ya Gikristo igoye cyane, impamvu abantu ari banyamurya ibya nino kandi bagahindagurika, biterwa n'uko bo ubwabo bagerageza kwifatanya na Kristo batabanje kwitandukanya n'ibigirwamana bakundwakazi. Iyo ubumwe na Kristo bumaze kubaho, bushobora kurindwa kubw'umuhate wo gusenga umuntu akomeje kandi adacogora. Tugomba kurwanya kamere, tukayangira gukora ibyayo kandi tukayitsinda. Kubw'ubuntu bwa Kristo n'ubutwari no kwizera no kuba maso, dushobora kugera ku ntsinzi.